kwizera Yesu Kristo n'ubundi ko ngatwe mu bintu byo twarigishijwe nangwa se umuntu yisangamo kwizera twe natwe tuba tugufite ntago navuga ngo mbe kwizera ko tunarabyiga niyo tugiye kubatizwa ariko kumwizera ukareka gukora inzira zireka cya kindi kibi nibyo ndi kumva ndari gushyikira nta nubwo n'igihe ndabwerwa bwa mbere nganiye namwe ariko bijya bikunda hari inzira nyinshi ngenda nsoma amagambo y'Imana aturuka muri Bibiliya ugasanga kwizera nako kutagira icyo wakihanganira na kimwe kuri iyi si ngumva ngenda ari kubishyikira muri njye ariko iyo umuntu avuze kwizera mbita numva harimo guhita avuga ngo iyawuzingi dufite yo wayireka niyo yakizambaguza mu bibi bingana kajana warangije guhabwa ubugingo buhoraho ndagira ngo njye munsobanurire kuri ako kantu uburyo ki ntaba nagize kwizera kandi kumva mu mutima kwanjye kurimo ariko ngabona uyu mubiri ukomeza kundegeka gukora ibyo bibi kandi byinshi ngabona ari byo biri kugenda bitsatira ngahita niyumvisha muri njye ko ngira umukiranutsi deje imbere y'Imana nta rubanza ngifite kandi mbona uyu mubiri wanjye ukomeza kumbata gukora ibibi bisanisha guhita nakizera ko nzabona ijuru kandi nibibi ndi kugenda ninshiramo ari munsobanura kandi umutu bitandukanye kuba njye nakizera ngakomeza ngishora mu bibi ngabikora kandi ngakomeza ngizera ko nzajya mu ijuru ko kandi mukansobanura akoze cyane nta kindi ngo tubitwarire rimwe ndabona ufite ikibazo abandi mwumvisha ibintu bisobanutse neza bora nanjye icyo nari nabaza ni icyo umugenzi wanjye abashije bazi ikibazo cyawe nta mpamvu yo kugira ngo akubarize witwa nde twibutse yego Celestin nuko nari nazi kubagorana n'icyo cyo nari shaka kubaza yakibajije aba ese kwizera Yesu Kristo kuko danke dusanzwe tumwizera tunamwira tuzi ko ari umukiza wacu noneho tukumva ko kugira ngo nuko ijuru nzaritaha hari ibyo nzaba gukora hano ku isi yego ari nabyo dushagerageza gukora ugasanga bikubwita byanga bikanga ariko ukagerageza natwe turabihana ntabwo tubirwaye nanjye ndakubaza ese ni ukwizera ko ari umukiza ngakomeza ngivuruguta mu byaha ndahari binjiye sinumva ko ijoro nzanaritaha naho ushaka nanjye kubaza urakoze cyane yego n'abandi ntibagire umuntu ubabariza mubaze ibibazo byanyu nubwo cyo bagihuye n'ikindi ukibarize mu magambo yawe ntagire umuntu ukubariza kugira ngo usobanukirwe neza kuko nta n'uwakumviye sibyo nta n'uwakumviye nimba kandi wanabyumvishe uduhamirize ko wabyumvishe yego biri kumvikana kuko niba udafite ikibazo ufite igisubizo ikindi kibazo araho wigishije uhageze uravuga vuga cyane araho wigishije uhageze uravuga ngo ese ari ahantu mwumvise batubaza amaturo yego kandi akeka nubwo ndaza aho byanditse ariko araho bavuga ngo nimungeragereshe icya 10 n'amaturo bagomororere byanditse muri Maraki nzi niba wenda hari ibyo nabyo turabisobanura kuko ngo utakiranutse mu cya 10 n'amaturo ndazagera mu bwa mukijiko n'amaturo kandi ikindi cya 10 n'amaturo niyo wariganyije gato niyo watanga amaturo ariko wariganya gato icyo kintu uzagera mu kandi uri kwitanga pe ariko nuriganya gato ugeze ubu dufite ibibazo bibiri hari undi afite ikindi kuri biriya byo bakomeje kugenda ndi kubaza ndi kumva ubwo nawe nari mfite akabazo ko kajyanye na biriya yego harya witwa Dusengimana Emmanuel yego Emmanuel nuko abareto ntabwo tuzi bibira ntabwo tubibukiye kandi na bino babije bidutunguye yego bakagomba ko twashatse imirongo imwe mukagenda muyidusubiza tugomba umujye biragenda isubiza ibyo uhabwa bari byo ubaza ubibaze kandi uko ubifite biriya tubwira ko n'ubundi umuntu wibwira ko ari nta cyaha yego imbere y'Imana ko byumvikana ko twese turi abanyabyaha yego rwose imbere y'Imana yego
twe rero natwe niyo turi kwizera iyo njyanishije na biriya byo kuvuga ngo kwizera twe iyo twizeye gutyo turafata ahubwo mbere na mbere kuba maso kwacu yego nuko urangiza kwiyakira kumva ko uri umunyabyaha imbere y'Imana ahubwo aho uri hose ukimara kumva ko uri umunyabyaha yego icyo twe dusabwa wegera Imana ukavuga ati ese Mana mbabarira kuri ibi byo dukora nicyo buri gihe cyose duhora tubyiyumvisha kugira ngo imbere y'Imana twitwe umukiranutsi dore uyu mugabo ari kuvuga ngo icyo ni igisubizo utanze turi mu iteraniro uri gutwe duterane sibyo kuki uvuze ko ari igisubizo yihaye ni ukuvuga ngo ari igisubizo yihaye kama dukeneye kumva uzabona ibi bintu abantu tugeze hariya aho nigishije ngo Yesu incungu y'ibyaha byacu yego ni ukuvuga ngo ukimara kwibona ko uri umunyabyaha aha tayari kubera ko hari uwagucunguye aha yahise we ari ingurane ya bya bindi byo warangije kwibona ko uri umunyabyaha yego yarangije kubona ko warangije kubona ko uri umunyabyaha ariko kubera ko hari ingurane yawe icyo genda cyacu wayigize kuko njye niko nabyumvise keretse ahubwo iriya ngurane habaye kuba tutari kuyumvaho okay reka dusubize ariko turahera ku cyo avuze kuko ari gusubiza nyine nawe turi kuba mu iteraniro biriya niko ivuga mu Bakorino ba mbere ibice 14 guhera ku murongo wa 26 ngiyo muteranye bigenda uduterana nk'uko intumwa zateranaga ni gutya buri wese icyo ahawe n'Imana akagira ute akakivuga sibyo ntabwo dufite ba bishop bagomba kuvuga ngo tuvuye ngo batubwire ngo mwakire ijambo ntabwo tuvuge ngo mushimiye oya ahubwo ni ubwisanzure buri wese icyo ahawe n'Imana akagitanga kikagirira abandi umumaro sibyo reka duhere kuki mwari mwabajije bwa mbere ari nacyo watangiye gusubiza mwabajije ari wowe ari uriya n'uyu mwagihuriyeho ariko nyuma waje kubona igisubizo kuko mwabajije ati ariko se noneho ko umuntu yamaze kwizera Yesu Kristo ariko akaba akomeje kwibonaho ibyaha ese wa muntu yaguma kwizera ko afite ubugingo buhoraho kandi yibonyeho ibyaha sibyo ubwo singi bivuze nkuko mwakivuze nubwo mwakivuze muri batatu batandukanye okay none rero ndavuga ibintu bibiri ndasubira kubyo twavuze gisobanura gukiranuka kwande kwa Kristo gutandukanye no gukiranuka kwacu sibyo ariko nindangiza nazo no kuvuga no ku buzima bw'umuntu wamaze gukizwa sibyo ariko ndahera kuki ndahera ku gukiranuka kwande kwa Kristo gutandukanye no gukiranuka k'umuntu dusomere mu Baroma ibice 4 dusome duhere ku murongo wa mbere yego ariko urabunetse kugira ngo abandi bafite Bibiliya nabo bahagire Abaroma ibice 4 duhere ku murongo wa mbere baradusomera nabo bafite Bibiliya ubwo turi kumwe nabo mu iteraniro baravuga ngo niba ariko biri twavuga iki kuri Aburahamu hano hari umubyeyi ugiye kujya yafungura Bibiliya mu mureke fungure Abaroma 4 Abaroma 4 bere ku murongo wa mbere mukecuru yakoma ari harabaki utari wabo yego twageze twese none yego dukomeze niba ariko biri twavuga iki kuri Aburahamu sokuruza ku mubiri iyaba Aburahamu yatsingishirijwe n'imirimo aba afite icyo yirata ariko si imbere y'Imana mbese ibyanditswe bivuga iki
ntibivuga ngo aburahamu yizeye imana bimurizwa no gukiranuka no gukiranuka, nyamara ukora ibihembo bye ntibimuhanirizwa no guherwa ubuntu, ahubwo abyita ubwishyu. Ariko rero udakora akizera usindishiriza abanyabyaha, kwizera kwe kumuhanirizwa no gukiranuka. nayo magambo nagira ngo tuvugeho gato, sibyo? Niba ari uko biri mu gice cya gatatu baba bari gusobanura gukiranuka kundi kwahishuwe, sibyo? Guhera ku murongo wa 21 mu gice cya gatatu bari kuvuga ngo ariko noneho hariho ngwino egera hano twegere icara hano, icaraho. Were ku murongo wa 21 mu gice cya gatatu bari kudusobanurira ngo nyamara noneho, sibyo? Ariko noneho bisobanura iki? Abantu basanzwe hari ukundi gukiranuka bazi, ariko hari watubwiye muri mwe ngo nyamara abona kutagira gute, kudashoboka, kubera ko aragerageza ariko n'ubundi akisanga yakoze ibyaha. Mu Baroma 3:21 aravuga ngo ariko noneho hariho gukiranuka kw'Imana kwahishuwe kudaheshwa n'amategeko, nubwo amategeko n'ibyahanuwe ari byo biguhamye. Guhura n'ibyo amategeko avuga n'ibyo abahanuzi bahanuye. Ari abantu bagisoma kandi gusoma akenshi no gukurikira biza gutandukana, sibyo? Tujyane nari imbere inyuma mu Baroma 3:21 baratubwira ngo ariko noneho hariho gukiranuka kw'iki kw'Imana kwahishuwe kudaheshwa n'amategeko, kudaheshwa no kubahiriza amategeko, kudaheshwa n'imirimo nabashije gukora, nubwo amategeko n'ibyahanuwe ari byo bigira gute, kubera ko Yesu yubahirije amategeko yose ntiyicamo na rimwe. Nguko niko gukiranuka kw'Imana abizera bose baheshwa no kwizera Yesu Kristo ari natandu kandi ngo kubera ko abantu bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Murumva impamvu Imana yadushakiye ukundi gukiranuka kwayo? Nuko abantu twese twakoze ibyaha ntitwashyikira ubwiza bw'Imana, nyamara ngo ishima kutubonera ukundi kudaheshwa no kubahiriza amategeko, ngo ikugenera bizeye Yesu Kristo bose ari natandu, kubera ko abantu bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza, ngo ahubwo batsindishirizwa n'ubuntu bw'Imana iyohereye ubusa. Ngo kubwo gucungurwa kubonerwa muri Kristo Yesu, ngo uwo niba Imana yashyizeho kubimongana, sibyo? Yuwizera amaraso ye, ngo n'icyahiteye ngo kwirengagiza ngo ibyaha ngo byakozwe ngo hambere, ngo ariko ngo yabikoze ngo kugira ngo na bugingo n'ubu ngo ibikiranuka, ngo ibikiranuka ngo kandi tsindishiriza uwizeye Yesu Kristo. Kumana ni ugukiranuka, kumana ni ukubahiriza ubutabera bwayo, guhindura intungane uwizeye nde Yesu Kristo. Yabikoreye kugira ngo no muri iki gihe, yabikoreye kugira ngo n'uyu munsi igaragare ko ikiranuka, igaragare ko ari intabera. Ibigaragaza ite? Ibigaragaza itsindishiriza uwizeye amaraso yande ya Kristo. Ibigaragaze yemera nk'intungane umuntu wizeye nde, wizeye Yesu Kristo, sibyo? Mu gice cya 4 rero niho batubwiye ngo niba ari uko biri, niba ari uko bimeze, twavuga iki kuri Aburahamu sogokuruza? Reka mbabwire inshuti zacu, uhereye kera, uhereye kuri Babeli ukajya kuri Aburahamu,
nabo nta kindi cyabatsindishirije, nabo nta kindi cyatumye bemerwa imbere y'Imana, nabo barizeye bibahwanirizwa no gukira. ngo se ahantu twasomye niko bavuga ngo si ibyanditswe ntibivuga kuri Aburahamu bikavuga ngo nawe ngo yizeye Imana bikamuhwanirizwa no gukiranuka, ngo iyo aza kuba yaratsindishirijwe n'imirimo, sibyo? iyo aba yaratsindishirijwe n'ibyiza yagize ute yakoze ngo yaba afite ikintu yirata, ngo ariko ngo nabwo ntiyaba afite icyo kwirata imbere y'Imana, nubwo yakirata imbere y'abantu. Nyawe muri mwe ntawe urageza aha Aburahamu wemeye gutanga Isaka, umwana umwe gusa w'ikinege yari afite kubwo kubaha Imana. Ariko ngo nawe ibyo ngibyo, sibyo? Ngibyo ngibyo ntabwo ari byo byagize gute byamutsindishirije imbere y'Imana. Icyakora ibyo bintu bigaragara nk'aho bikomeye, bigaragara nk'aho ari byiza cyane, ngo byatsindishiriza umuntu imbere y'abantu, ariko ntabwo ari imbere y'Imana. Biri kumvikana? Ubwo turi kumva iki? Tugomba ko ari ugukiranuka gutsindishiriza imbere y'Imana no kudutsindishiriza imbere y'abantu. Birimo kumvikana? Hari ukudutsindishiriza imbere y'Imana dukura mu kwizera nde? Kristo. Tukizera Kristo bikaduhanirizwa no kuba intungane imbere y'Imana. Hanyuma ibikorwa byacu byiza bya hano mu isi, imibereho yacu myiza yo kumvira Imana ikadutsindishiriza imbere y'abantu. Babona imibereho yacu myiza nabo bikabatera guhimbaza Imana, niko Bibiliya ivuga ngo ariko ku munsi wo kuko n'ubundi ntiyakwemera kuri mwiza kitaragera. Uretse ndangiza abantu ubundi urabaza turi kumwe rwose, sibyo? Sibyo? Hari ugukiranuka kudutsindishiriza imbere y'Imana, umuntu aguheshwa n'iki? No kwizera Kristo. Biri kumvikana? Yego. Ngo na Aburahamu nawe yizeye Imana bimuhanirizwa no gukiranuka. Ngo yaza kuba afite imirimo yakwirata, ntabwo ari kwirata imbere y'Imana, ahubwo ari kwirata imbere y'abantu. Uri gukingiriza umuntu kuri inyuma we w'umutaka uzamuremeye, sibyo? Yego. Imirimo ye myiza ntabwo ari kumutsindishiriza imbere y'Imana, keretse gusa imbere y'abantu. Muri Yesaya 64 umurongo wa 5 haravuga ngo nibyo twagerageje gukiranukamo byose, ngo imbere y'Imana bimeze nk'ubushwambagara buriho n'ibizinga. Ngo twese turaba nk'ibibabi, ngo kandi gukiranirwa kwacu kudutwara nk'umuyaga. Birimo kumvikana? Gukiranuka k'umuntu, ibyiza by'umuntu imbere y'Imana bimeze nk'ubushwambagara buriho ibizinga. Niyo mpamvu Imana yo kugira ngo ikwemere bigusaba kugendera mu gukiranuka kwa Yesu, akaba ariko konyine ugaragaza imbere y'Imana. Ngo nyamara ukora ngo ibyo ahabwa ntabyita iby'ubuntu, ahubwo abyita ubwishyu. Ibyo yakoze uramutse ubwiye Imana ko wakiranutse kandi ko igomba kuguha ijuru kubera ko warikoreye, ibyo waba uhawe cyaba kibaye igihembo cy'imirimo wakoze. Ukaba unavuze ko ijuru riciriritse cyane ku buryo ryagura imirimo yawe, kandi ahari imirimo yawe bigoye kugira ngo ibe yanakubonera ikibanza kuri buraseri. Ndi kuvuga n'abantu bo ku rugerero. Iyo mirimo yawe myiza wumva yagura ijuru, ahari byaba bigoye ngo unayibonemo ikibanza kuri buraseri. Uramutse ukoreye ijuru ukaribona, wazishyuza Imana ndetse wayirisohoramo, wayibwira ngo iri juru ni iryanjye, nararikoreye, ibyo narakoze kugira ndibone byitwa gukiranuka kwanjye. None sohoka nge ngire nte, cyangwa tugaragaze buri wese ibyo yakoze kugira ngo tubibane. Zaburi ikatubwira ngo rero
ngo inshungu y'ubugingo bw'umuntu abashyitsi bacu ni karibu nimuze tuganire mukecuru ngwino batinya imbere baraka imbere ya pasiteri nakundi yarimo bago namwe muzamenya kandi ukuri niko kuzabatura ndimo kuvuga iki ndimo guhamanya n'iki ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo ukora ibyo bamuha abyita ubwishyu bw'imirimo ye niyo mpamvu Imana itakwemerera ko wabona ijuru binyuze mu byo wogize ute wakoze agasuzuguro kawe ntabwo yagakira ngo ariko udakora ngo ahubwo akizera utsindishiriza abanyabyaha nyabune mu nyumve neza handitse gute mu yindi Bibiliya ntagatifu badusomere neza na uwo murongo nshaka geramo ku murongo wa 4 wa gatanu naho udakora utagize icyo akora ariko akemera uha umunyabyaha kuba intungane uwo kwemera kwe kuzamuha ubutungane. urakoze cyane mwabyumvise inshuti zacu umuntu utishingikiriza ku byo akora ahubwo akemera uwo umunyabyaha kuba intungane kwemera kwe kuzamushyikiriza ubutungane biri kumvikana udafite icyo kwirata ariko niyo mpamvu abafarisayo batamenye Yesu yajyaga ababwira ngo iyo muza kwemera ko muri impumyi nanjye nagira nte ngaro kubera ko muvuga ko mureba ngo icyaha cyanyu kigumaho iyo wemeye ko nta gukiranuka wakwibonamo ari nawe wavuze uvuga ngo nituvuga ko nta cyaha dufite tuba twishutse n'ukuri kukaba kutari n'amagambo Yohana yanditse mu rwandiko rwa mbere Yohana wa mbere igice cya mbere umurongo wa 8 n'uwa 9 gutyo sibyo uramutse uvuze ko muri wowe muri kamere yawe mu bikorwa byawe utunganye waba wishutse n'ukuri kwaba kutari biri kumvikana aha ariko rero birashoboka ko waba intungane noneho bitavuye mu bikorwa byawe cyangwa se muri kamere yawe biri kumvikana noneho wowe utihingiriza ku byo wakoze ahubwo ukizera utsindishiriza abanyabyaha nguwo kwizera kwe kumuhanirizwa no kuba intungane imbere y'Imana sibyo naho imirimo yacu myiza nyuma yo kwizera iyo ni myiza cyane kandi izanadutsindishiriza imbere y'abantu sibyo kubera ko abanyamadini ntabwo bazi n'abandi banyabyaha bose ntabwo bazi gukiranuka tuba tuvuga uko ariko sibyo iyo tuvuga ko turi intungane batekereza ko tuvuze muri kamere yacu no mu mikorere yacu sibyo niyo mpamvu nyuma yo kwizera Yesu Kristo na ya mirimo yacu myiza na ya mibereho yacu itunganiye Imana ihamiriza abandi b'abanyabyaha n'ababisi ikabahamiriza ko turi abandi bantu batandukanye nabo ariko ntabwo ari dutsindishiriza imbere y'Imana biri kumvikana nshuti yanjye sibyo n'uburahamwe iyo mirimo myiza yamutsindishiriza imbere ntabwo ari imbere y'Imana dutsindishirizwa ku buntu kuko kwizera nde Yesu Kristo tukabarwaho ubutungane bwa Yesu sibyo ariko ubu butungane tubazweho bugenda buturemera n'imibereho myiza ikwiriye abana b'Imana ubwo buzima bwize butunganye bugenda budutsindishiriza imbere y'abantu ntabwo ari imbere y'Imana yiba yaratwemeye rimwe risa umunsi twizera nde Kristo kubera ko umunsi umuntu wavuye mu rupfu ageze
kandi byiteka nabonye mu bambajije ibibazo harimo n'abapapa nk'uyu nabonye n'umupapa ufite umwana ufite benshi bafite bangahe abana bane sibyo bose ntabwo bivangana birumvikana harimo abakuru harimo n'abato udafite imyaka ingahe ujya umutuba kuvoma umukuru afite ariga ajya no kuvoma hariho uturimo tundi dutoya bose n'abana bawe bose urabakunda ubemera kimwe harimo uvoma n'utavoma kuki bose n'abana bawe ni iki bagira abana bawe ntabwo ari imirimo bakora ntabwo ari imirimo bakora bagira abana icyakora babyemeye bose bakizera izina rye yabaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana ntabwo bakosa we harimo n'abadakora biri kumvikana ntabwo umuntu agirwa umwana n'imirimo yakorera ababyeyi ahubwo agirwa umwana n'iki sibyo cyakora ukagenda bamwe urwo rugo bagenda banamutoza n'uburyo agenda agira ute agira uturimo akora nk'urwo rugo ariko ntabwo iyo mirimo agenda akora yimugira umwana aba ari we yayikoze atagize ute atanayikoze umuja niwe ubeshwa mu rugo n'iki kandi nawe ntabwo arubamo ariko mwene nyirarwo warubamo amen sibyo uri umuja w'Imana cyangwa uri umwana wayo ubwo uzarubamo kubera imirimo yawe kubera ko yagize ute kubera ko Imana yakubyaye ikaba ari so nawe ukaba uri umwana wayo sibyo byumvikanye imirimo ntabwo ari ituma tuba mu rugo rw'Imana ahubwo turoma kubera ko Imana yagize ute kubwo kwizera nde Kristo Yesu sibyo icyakora nk'abana bayo igihe ntidutoze uburyo tubaho nk'abana bayo nabwo ugasanga ntabwo turi ku kigero yego nta nubwo turi ku kigero kimwe harimo abatoya harimo ariko bose ikabemera kandi ukwikunda umwana wayo njye nibingunda ndakwiriye nari umugome no kwima Yesu ngo mbambirwe ku musaraba mubo yacungu jayo maraso nzi yuko nanjye ndimo zajyanimba urwo rukundo ndukwize mw'isi yose amen kandi ukwikunda Kristo igukunda ku rugero rumwe na Kristo nawe niki gukunda utagize ute birimo kumvikana igukunda udakwiriye kubera nde Kristo wari umugome nukiguha Yesu ngakubambirwe he ubundi kwemere nk'umwana wayo kandi byiteka byose byumvikanye twasubiza iki cya 10 noneho iki cya 10 hari iki cya 10 babaje n'amaturo tubisubize ni imirimo muri rusange imirimo ariko twayisubije none hari kwereka mvuga iki ngiki sibyo hari imirimo abantu babakoresha mu madini sibyo nange narayikoze n'abandi benshi bari hano bayize ahari ushobora gukizwa ukavuga tubwo nyijijwe noneho ngiye kujya nakora ya mirimo kugira ngo ahari n'abantu bazajye bambona ko ndi umuntu w'Imana sibyo ariko ntabwo iyo mirimo bagukoresha itegetswe n'amanyeno wabaza inguge mu Bayibuli ya 11 sibyo
kwizera gutuma Aburahamu yemera gutamba. Biri kumvikana neza. Kwizera gutuma Mose amaze gukura yanga kwitwa umuhungu umukobwa wa Farawo. Abona ko ngo ari igiciro kinini kuba yajya kurenganwa n'ubwoko ngaburutisha kugwa mu binezeza by'ibyaha, sibyo byo kuba mu butunzi bw'abanye. Ngabona ko ibyo bintu ahisemo biruta cyane ubutunzi bw'abanyegiputa bwose ubuteranira. Biri kumvikana. Kwizera wizeye Kristo uyu munsi, reka mvuge nnyo ku muntu uri bwizeye cyangwa se wamaze no kwizera. Kwizera wizeye Kristo uyu munsi niko kuzakuremera imirimo yo gukiranuka. Biri kumvikana neza. Kubera ko n'ubundi mu muntu nta cyiza kibamo. Yaba ari umuntu wakijijwe, yaba n'umuntu utari wakizwe, muri kamere yawe nta cyiza kibamo. Icyakora kubera ko Imana ije gutura muri wowe kuba kwizera nde Yesu Kristo, hari ibyo none izatangira gukorera muri wowe. Iyo niyo mirimo y'iki yo gukiranuka. Hari ibyo izakikubwira gukora nawe ukagira ute ukayumvira ukabikora. Iyo niyo mirimo y'iki yo gukiranuka. Ubu niyo yatubwiye ko tugomba kuza kwifatanya na bene data birubavu. Nako tugira gute? Turabyemera, tugira gute? Turaza. Iyo niyo mirimo y'iki yo gukiranuka. Nikubwira ko ari umuturanyi udafite umwenda wo kwambara, ikakubwira ko ugomba kumuhereza umwe muyo ufite, uzawufata ugira ute? Iyo niyo mirimo y'iki yo gukiranuka. Biri kumvikana. Hanyuma iby'amaturo rero, Abefeso 5:1 n'uwa 4 haratubwira ngo nuko mwigana Imana nk'abana bakundwa, ngo kandi mugendere mu rukundo, nk'uko Kristo yadukunze akatwitangira ku bituro n'igitambo cy'Imana ndetse n'umubabwa w'umuriro Imana neza. Sibyo? Yesu apfiriye ku musaraba niwe wavuze ngo byose bigize gute? Birarangiye. Abiburayo 10 haratubwira ngo nicyo cyatumye Yesu ubwo yazaga mu isi avanga ibitambo ndetse n'amaturo, ngo ntabwo Imana yabishatse, ngo ndetse ntabwo yabyishimiye, ahubwo yamwiteguriye umubiri we. Gushaka kw'Imana gutuma twese ngo tubeshezwe no kumubiri wa Yesu watambwe rimwe gusa, ngo bebagije iteka byose. Ndemera ko ayo maturo n'ige kimwe mwa 10 ari Imana rero bitegetse Abisirayeli kugira ngo bajye bishyira abatambyi. Abatambyi bari abahuza b'Imana n'abantu, ariko mu buryo bw'ibitambo, sibyo? Ariko Yesu agaragaye abari uduhindukira umutambyi ngo mu buryo bwa Melikisedeki, umwami w'Isirayeli, udapfa, utagira intangiriro, ntagire n'iherezo. Uwo rero si umutambyi wo mu buryo bw'abantu, nta nubwo akorera mu ihema rya hehe rya hano. Abatambyi ba hano binjiriraga abantu aho batashoboraga kwinjirira, bakabinjirira hirya y'umwenda ukinze ahera cyane, bajyanyeyo amaraso y'impongano y'ibyaha by'Abisirayeli. Abo bantu rero kubera ko bagombaga guhuza abantu n'Imana, bagombaga guhora kurwo rusengero kugira ngo umuntu uzaza kubashaka azagira ute? Azahabasange babashe kumutambirira ibyaha bye, sibyo? Ariko Yesu apfiriye ku musaraba, umwenda ukinze ahera cyane w'urusengero utabukamo kabiri. Biri kumvikana. Aho hera cyane w'urusengero ni Imana yabaga mu buryo bw'iki bw'igishushanyo. Nta n'umuntu wageraga utari uwo mutambyi, ndetse umutambyi mukuru wenyine niwe winjiragamo, nawe akinjiramo rimwe mu mwaka gusa. Nawe yajyagamo atiyejeje, nawe yagiraga gute? Yagwagayo, kubera ko nawe yari umuntu w'umunyantege, yagomba kubanza kwitambirira, agatambirira n'inzu ye kugira ngo abaje kwinjira ahera cyane. Aho hera cyane yabaga asanze Imana, habagaho intebe y'ihongerero, agiye guhongerera ibyaha by'iki by'Abisirayeli, sibyo? Yesu apfiriye ku musaraba, ya nzu yitwaga iy'Imana
bya biro byitwaga ibiro by'Imana, aho abantu bajya kubonanira n'Imana, birashwanira. Sibyo? Ya biro igira ute? Irasenyuka. Bivuze ngo ntabwo abantu bakijya mu ijuru baciye ku bandi, kandi baciye naho hera cyane hahano y'igishushanyo, ahubwo noneho abantu bazajya bajya mu ijuru baciye kuri nde? Kuri Kristo Yesu. Biri kumvikana? Yesu rero niwe watumye twemerwa n'Imana. Yatubereye umutambyi, ariko atubera n'iki? N'igitambo, atubera n'iki? N'ituro, atubera n'umuhabwa w'umuriro Imana. Ubwo abatambyi basezerewe, sibyo mama? Ubwo abatambyi basezerewe, aho bakoreraga niho habanje kugira ute? Gusenyuka. Biri kumvikana? Ubwo n'ibyo babashyiraga nabyo byagize gute? Byakuweho, kubera ko n'abatambyi bakigize ute? Bagihari, basimbuwe n'umutambyi mukuru ari wende watwinjiriye ahera hahehe ho mu ijuru, kandi ahinjira rimwe, bikaba bihagije iteka ryose. Sibyo? Ibyo rero byacyuye igihe, byari byo mu isezerano rya kera, sibyo, by'amategeko. Hanyuma haza kuboneka undi ari we Kristo Yesu, witwa umwishingizi w'isezerano rishyashya. Kuki ari umwishingizi? Ni ukubera ko icyo usabwa cyose kugira ngo Imana ikwemere ari wagize ute? Wagitanze. Nta niwe wabashe gutanga ibishyitsa cyangwa se ibyuzuye bishimwa n'Imana. Igitambo cyarabonetse, humura, sibyo? Ituro ryarabonetse, humura, ube amahoro. Umuhabwa w'umuriro Imana neza warabonetse, humura, ube amahoro. Yesu ntabwo yagutangiye icya 10 kubera ko biravuga ngo yisize ubusa, ahubwo yagutangiye 10 mu 10. Sibyo? Biravuga ngo yisize ubusa, birumvikana ko atatanze kimwe mu 10, ahubwo yatanze 10 ku 10. Ubwo rero wibera iki? Amahoro. Yesu niwe wagize ute? Yesu niwe wishyuye. Biri kumvikana? Muri ibyo niko aririmba ngo Yesu niwe wuguye rwa rurembo rwo mu ijuru, ngo kugira ngo rwinjiremo kubw'ubuntu bwinshi agira. Biri kumvikana? Ntabwo wemerwa n'Imana kubw'ibyo wakoze, ahubwo uremerwa n'Imana kubw'ibyo Yesu yagize ute? Yakoze. Naho imirimo yo gukiranuka ni imirimo Imana izakorera muri wowe. Izajya ikubwira ibyo ukora, nawe nk'umwana wumvira nk'uko umwana yumvira ababyeyi. Ariko si imirimo itegetswe n'iki? Si imirimo yo ku rusengero. Papa atangira yatubwiye ngo iki? Yatubwiye ngo igihe kirageze kandi kirasohoye. Ubwo abantu batazaba bajya gusengera Imana i Yerusalemu, kuko niho hari urusengero rw'Imana rwubatswe na Salomo. Sibyo? Ngo cyangwa se ku dusozi kutununga. Nako igihe kirageze ubwo abasenga data by'ukuri bamusenga mu kuri no mu mwuka. Ukuri ninde? Ni Kristo. Biri kumvikana? Birasaba ngo wemererwe n'Imana muri nde? Muri Kristo. Atari mu rusengero, atari mu maturo, atari mu cyacumi, atari muri korali, atari mu masengesho, atari mu butayu, atari no mu kindi kintu cyose watekera. Niba byasubijwe twafata ibindi. Wari ugiye kubaza n'ubundi kare. Kwango twaruhiye isomo ryose. Urakira ni igihombo. Ariko ari ikibazo mwene data yabajijwe. Mbese none niba tumaze kumenya ko twakishijwe, yego, iyi housing, yego, tuyireke yitwara uko yiboneye. Barisubiza naki? Warubanje kuvuga uti menye ko twaruhiye ubusa byerekeranye n'icyacu n'amaturo, twitwaza ngo ni imirimo turi gukora zaduhishije. no musanze ijuru riheshwa n'iki? No kwizera. Ese wamaze kwizera? Ijuru se urumva urifite none? Urumva ntacyo ari kwambura? Ntabwo twaye Imana amashyi nk'impundu. Utangiye twababwiye ngo iyo umuntu umwe yizeye ubutumwa bwiza, no mu ijuru barahimbara. Mu ijuru aba umunsi mukuru. Sibyo? Natwe ntabwo twabura kwishima ngo tunezerwe kubw'intama imwe yari yarazimiye none ikabiboneka. Sibyo?
inshuti yanjye bamahoro no kuri icyo ngicyo uravuga uti ariko se ko maze kumenya ko nawe ijuru kubona ko maze kumenya ko Yesu yanyiranuye n'Imana ko maze kumenya ko gucyanuka kw'Imana ariko kumesha ubugingo buhoraho ko maze kumenya ko atari njye ahubwo ari Kristo none njye nigendera uko nishakiye sibyo ariko icyo kibazo bakibajije Pawulo abyandikaho mu Baroma mu bice 6 mu rwanda bari bamubajije ariko se twakwikorera ibyaha kugira ngo ubuntu busage sibyo mu yandi magambo ko duhawe ijuru ku buntu none twikorere ibyaha kugira ngo ubuntu busage aho hando rwose ariko humura rero kandi tutangira twavuze ngo umuntu abavuye hehe ageze mu bugingo birikumvikana uwo munsi wizere ubuvuye mu rupfu ugeze mu bugingo muri magambo ubaye muzima mu buryo bw'Imana ubaye muzima Bibiliya rero Pawulo yasubije avuga ngo none se ngo ntibikabe pese ngo byashoboka ngo twebwe bapfuye ku byaha ngo ntabwo twagira gute ntabwo twabiramira ngo bikunde birikumvikana ariko muhumure mwumve ko ubaye muzima mu buryo bw'Imana kugize kamere y'Imana kugize ubuzima bw'Imana muri wowe sibyo ko wapfuye ku bundi buzima bwa ryari bwa kera ukaba muzima none ku Mana ese nibwo wajya waramira mu byaha ntabwo bishoboka uwagukijije urupfu rw'iteka na niwe ugenda ugukiza imibereho ya kera birikumvikana ugukijije urupfu rw'iteka ku buntu na niwe ugukiza imibereho ya kera nabwo kandi ku buntu sibyo umugore wawe atwite ubimenya hashize ikingana gito atwita nka bwa mbere n'amezi 3 mwatangiye kubona iki ibimenyetso by'uko yaba atwite sibyo abaturanyi bo babimenye ryari hashize n'amezi 3 kubera iki babona nanone ibimenyetso nawe uyu munsi rero uratwise sibyo uyu munsi niba wizeye Yesu nawe imbuto ya Mwuka Wera yinjiye muri wowe sibyo noneho rero uzagenda ubona iki ibimenyetso nawe watangiye no kugira ute no kubyumva kubera ko iyo umuntu yizeye ahita abona amahoro nicyo cyane watangiye kuvuga ngo uzi ko nari nararuhiye watangiye kuruhuka mu yandi watangiye kubona iki ibimenyetso abaturanyi bazabimenya nyuma y'amezi 6 ariko nabo bazagira ute basanga ngo ubwo twikumira ijambo ry'Imana noneho tugere no mu nzu ufate n'ibitumwa ntabwo tujya mu nzu ahubwo Cecile n'abandi bake bagende babizane turakomeza twumva ijambo ry'Imana sibyo noneho navugaga kirero navuga ngo humura iyo mbuto ikugezemo ifite imbaraga nk'uko imbuto igera mu mugore ikagira iby'imuhuza n'iby'imwaraza hakaba ibyo yakundaga kera ahurwa niyongere kandi yarabikunda nawe hari ibintu wakundaga uhereye no kwiga niba byakurushya gutangiye kuvuga ngo ubwo utangiye kugira ute kubihurwa ubuno wabiguhamagarira wamubwira ati ntabwo wamenye ibyagize ute ubwo hari imirimo ipfuye wakoraga utangiye kugira ute kureka sibyo noneho rero hari n'ibishyashya uri bwarare ukarara gukunda bene data ukarara amateraniro wagize kwarara n'ibihari muri Yesu ukarara gusoma ijambo ry'Imana kwarara birahari muhumure navuga ni rero mwihumurire uwabakijije na niwe ufite izindi nshingano zo kugenda batunganya no mu mibereho yabo Lazaro umunsi bamuzuraho yazutse afite ibitambaro hose aziritse ariko yamaze kugira ute kuzuka sibyo Yesu arakuzura ariko akuzurana ibiki ibitambaro yamaze kuzura ibitambaro rero abwira abigishwa ngo nibagire ute nibagende bagira ute baguhamura upfa kuba wazutse gusa upfa kuba wavuye mu rupfu wageze mu bugingo buhoraho
naho n'ibindi bitambaro biriho abigishwa ba Yesu bazagenda bagira ute babihambura buhoro wowe begere gusa birimo kumvikana